Ku nshuro ya kane urubyiruko ruturutse hirya no hino mu turere twose tw'u Rwanda rwongeye guhurira mu nkera y'imihigo Youth Connect Convention 2015. Iyi nkera y'imihigo y'urubyiruko ihuza urubyiruko ngo rumurike ibikorwa by'indashyikirwa rwigejejeho ndetse runagaragaza uruhare rwarwo mu iterambere ry'igihugu. Muri iyi nkera y'imihigo y'urubyiruko kandi runatanga ibitekerezo mu nama y'igihugu y'umushyikirano National Dialogue Council. Urubyiruko rugera hafi 3000 rwahuriye mu nkera y'imihigo yabaye kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 Ukuboza 2015 ku nsanganyamatsiko yagiraga iti guhitamo ko abanyarwanda niwo musingi w'iterambere n'agaciro by'u Rwanda. Iyi nkera y'imihigo yabimburiwe n'umwiherero w'abarwiyemezamirimo b'urubyiruko 90 baturutse mu turere twose tw'igihugu. Ni ukuvuga batatu muri buri karere bafite imishinga batangiye gukora bagamije kwiteza imbere no guhanga ibishya. Aho uru rubyiruko rwari ruhuriye muri boot camp umwe kuri umwe rwahuraga n'inzobere mu kunoza imishinga bakaganira ku mushinga n'uburyo warushaho kubyara inyungu no kugirira akamaro umuryango nyarwanda. Bahurizwaga kandi mu matsinda bagakora imikorongiro ituma barushaho kumenya akamaro ko gukorera hamwe no kwiteza imbere binyuze mu guhanga udushya. Uru rubyiruko ruvuga ko rwungukiye byinshi muri uyu mwiherero ndetse rukerekana n'inyota yo guhindura imibereho yarwo n'u Rwanda muri rusange binyuze mu guhanga udushya. Impamvu nahisemo kuzana umushinga hano nuko nkuko twasobanuye boot camp cyangwa Youth Connect nta duhura n'urubyiruko rwinshi rutandukanye. Hari nabo musanga mukora umwuga umwe ku buryo bwo kungurana ibitekerezo kandi tugafata amahugurwa atandukanye mu buryo dushobora kunoza imishinga yacu tukagenda tukiteza imbere nk'igihugu muri rusange. Ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku mudamu ku mutagarugori w'u Rwanda numva mbere na mbere akwiye gutinyuka akumva ko muri we harimo ko ashoboye nta gikwiye kumutera ubwoba. Ibyo basaza bacu bakora natwe twabikora. Intambwe ya mbere rero ni gutinyuka tukabasha gukora bityo natwe tukiteza imbere kandi n'igihugu cyacu muri rusange tukagiteza imbere. Nyuma y'iminsi 2 urubyiruko rwamaze rwiga kunoza imishinga hakozwe amarushanwa maze 30 ba mbere bahize abandi bahabwa ibihembo biri hagati y'amafaranga y'u Rwanda 500,000 na 3,000,000 yo kubafasha kongera ingufu muri iyo mishinga yabo. Muri iyi nkera y'imihigo yabaga ku nshuro yayo ya kane urubyiruko rwamuritse ibikorwa by'indashyikirwa rwagezeho. Hari benshi bazanye udushya tw'ibyo bakoze bikaba bimaze kubateza imbere ndetse n'abagaragaza ibisubizo by'iterambere biturutse mu kwihangira imirimo. Urubyiruko rugaragaza ko amasomo yigwa mu ishuri no gutekereza ku bidukikije bishobora kubageza ku bukungu. Niba urimo kwiga isomo ukarisanisha n'ikibazo sosiyete ifite, ryasomo urimo kwiga mu ishuri iyo urihuje n'ikibazo sosiyete ifite ukarihuza n'ibyo tubona mu bidukikije byakemura icyo kibazo niho business iva. Nagira ngo rero nkangurire urubyiruko rwiga siyansi cyane gusanisa amasomo, ntirwiga amasomo yo mu bitabo ngo rwandike gusa, ahubwo rukure ya masomo yanditse mu bitabo ruyashyire muri practice. Nibwo ruzabona imirimo ruhanga, ya mirimo ruhanga igasubiza ikibazo sosiyete ifite. Yose uruje ikibazo sosiyete ifite uwakoze business kandi yunguka kandi ifite sustainability igomba kuramba. Uretse kumurika ibikorwa kandi hanakozwe ubukangurambaga ku kwirinda no gukumira virusi itera sida mu rubyiruko, ababishaka bakanapimwa ku bushake. Urubyiruko rwahabwaga ubutumwa bwo kwirinda virusi itera sida ndetse rugakangurirwa no kuba intumwa nziza muri bagenzi babo kugira ngo hirindwe ko iyi virusi itera sida yakwangiza hazaza h'urubyiruko rw'u Rwanda. Ibi byose bikaba byarakorerwaga kuri Petit Stade ahari hateguwe abajyanama n'abaganga batangaga ubukangurambaga ku kwirinda virusi itera sida. Muri Petit Stade Remera kandi ahari hateganyijwe kubera igikorwa nyamukuru hari morale nyinshi cyane. Mu ndirimbo zishimagiza ibyagezweho mu miyoborere myiza y'igihugu bacinyaga akadiho amaboko mu kirere bagaragaza ko badateze gutezuka ku kurinda ibyagezweho no guhanga ibishya. Harakabaho umusaza waryoheje abanyarwanda komeza imihigo uraganje abaturarwanda ntituzagutenguha komeza imihigo uraganje
urubyiruko rwahawe ibiganiro bitandukanye birufasha kumva neza ko ari bo mbaraga z'igihugu n'amizero y'ahazaza hacyo ngo barusheho guhanga imirimo, gucunga neza ibyagezweho no kubaho ubuzima bwiza. Politiki nshya y'urubyiruko irusaba gukangukira ubumenyingiro nk'uko Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana yabigarutseho. Ndagira ngo urubyiruko iki politiki iza itubwira no kuvuga ngo dutinyuke twumve agaciro kari mu mirimo ijyanye n'ubumenyingiro. Harimo agaciro, harimo amafaranga. Ibyo byo turaza kubigaragarizwa na bagenzi bacu benshi bafite ubuhamya bari hano, biteje imbere bahereye ku bumenyingiro kurusha ku mirimo nk'iyi dukora yo mu biro. Mu biganiro urubyiruko rwahawe kandi rwakanguriwe kwigira, kwihesha agaciro, kugira isuku n'ibindi. Hagarutswe cyane ku kwizigamira nk'imwe mu nkingi yo kwiteza imbere. Mushobora kuba mwibaza yuko savings ari ikintu kitabareba kubera impamvu zitandukanye. Ushobora kuvuga uti nta kazi ngira, nta mushahara ngira, ngo se na savinga gute? Oya, savings ubundi itangira mu mutwe. Amafaranga yose ubonye ushobora kugira makeya ushyira ku ruhande. Nk'abanyeshuri hari igihe mu rugo baguha itike yo kujya mu mujyi y'igihumbi. Twese tuzi itike yo kuva tuvuge Kimironko kugera mu mujyi, ariko ku gihumbi ushobora no kwizigama igiceri cya 50 gusa. Ntuzategereze ngo uzahembwe ibihumbi 300 utangire gukora savings. Oya, savings itangira nayo ufite. Urubyiruko narwo rwahawe umwanya rushima byinshi byagezweho ndetse rugaragaza ibikwiye gukomeza gushyirwamo imbaraga. Ubu ngubu ntabwo ruswa cyangwa se ibindi byose by'ikimenyane bitandukanye bigihabwa intebe. Mwadufasha ku bantu barangije amashuri, nimba ari stage wenda zikongerwa, ariko ibintu byo kuvuga kujya mu kazi kuri CV cyangwa gutanga amabaruwa ngo burambe ku kazi abenshi ntabwo tuba twarakoze. Iyo urebye ubona ko amakuru yihuta, nta muturage ukigira ikibazo ngo agiheranwe. Iyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashoboye kumanuka akadusura, abaturage bashobora kumubaza ibibazo bafite kandi bigakemuka. Ikindi kijyanye n'imiyoborere myiza navuga, urebye uko amakuru atangwa, iyo turebye mu buyobozi usanga haragiyeho tekinoloji nziza ituma kuva ku midugudu abayobozi bashobora gutanga amakuru ku buryo umutekano wacu ugenda neza. Muri iyi nkera y'imihigo, Komite y'Inama y'Igihugu y'Urubyiruko icyuye igihe yagaragaje ibyagezweho mu gihe cy'imyaka 5 yari imaze iyoboye. Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yabashimiye ubwitange n'umurava bakoranye akazi kabo. Mu ijoro ry'inkera y'imihigo, urubyiruko rwahize abandi, rwahataniye ibihembo ku mishinga igaragaza imbaraga mu guteza imbere abayikora n'u Rwanda muri rusange. Imbere y'akanama nkemurampaka berekanye ubuhanga imishinga yabo ikoranye. Uko ari 5, buri wese yari afite umwihariko we. Bakora n'inzugi, imbabura za rondereza, ibitanda by'abanyeshuri, imihoro n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Batwigishije kudoda dukoresheje patterns, kandi umwenda tudoze ukaba ufite standard international ku buryo wajya guhangana n'indi myenda ku isoko mpuzamahanga. Project yanjye twa Grow dukora akazi ko kubyaza ubutaka amahirwe mu mafaranga no mu mibereho myiza. Nubwo bose bagaragazaga udushya, byari ngombwa ko igikombe nyamukuru kibona nyiracyo. Umusore wo mu karere ka Nyanza, Aimable Sibomana, ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, yegukanye igihembo nyamukuru gihwanye na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, atsinze abandi bari bahanganye nawe ku mushinga we wo kubyaza umusaruro ibyuma bishaje akoramo imbabura, amasanduku, inzugi n'ibindi. Yakurikiwe n'umukobwa wibumbiye hamwe na bagenzi be bakora umushinga w'ubudozi no guhanga imideri. Nyuma yo gushyikira igihembo cye, uyu mukobwa yagaragaje ko urubyiruko rukwiye kwitinyuka ndetse ntirugire umwuga n'umwe rutesha agaciro. Kuri we kandi ngo kwegukana igikombe nk'umukobwa bishimangira ubushobozi bw'abana b'abakobwa. Urubyiruko inama narugira cyane cyane abakobwa nuko batagomba gusuzugura imyuga. Urugero wenda nk'ubutayeri cyangwa se kubaka, bakabona bifite amafaranga make n'imyuga iciriritse. Nabagira inama yo kubijyamo bakabizamura bakabishyira ku yindi nivo ku buryo n'abandi babibona noneho bihutira kubizamo. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka wari witabiriye uyu muhango yashimiye urubyiruko ko rukomeje kuba abafatanyabikorwa beza
b'inzego z'ibanze. Minisitiri Kaboneka yasabye urubyiruko gukomeza guteza imbere ibikorwa byiza rwatangiye, anashima uburyo abakobwa basigaye bagaragaza ubuhanga bwabo mu guhangana n'abasaza babo ku murimo, abasaba kubikomeza no gushyigikira icyerekezo igihugu cyihaye. Mu bafatanyabikorwa tugira aba mbere badushimisha kandi dukorana neza ni urubyiruko. Nagira ngo mbivugira aha kandi mbashimire ku mugaragaro. Nagira mbasabe ngo biriya bikorwa mu bikomeze, ako noneho nababwire ngo ubuyobozi bw'igihugu buri inyuma yanyu, burabashyigikiye kandi buzahora buharanira ko mwiteza imbere. Ngira kera ntibyabagaho kubona umwana w'umukobwa ashobora kujya mu ruhando agahaguruka agahiganwa n'abandi akaba wa kabiri. Nagira mu feresite kurusha n'abandi bose. Ako ni ka gaciro ka ba nyampinga badasigara inyuma, bataba mu gikari cyangwa imbere, bagasohoka kandi bagaseruka baserutse neza. Lamine Mane uhagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye akorera mu Rwanda yashimye intambwe urubyiruko rw'u Rwanda rumaze gutera, anarwizeza gukomeza kurushyigikira mu rugamba rwo kwiteza imbere n'igihugu muri rusange. Lamine Mane yasabye urubyiruko kudasinzira, ahubwo rukabyaza umusaruro amahirwe yo kuba rufite ubuyobozi bwiza. I would therefore like to tell the youth again that they are lucky to have the kind of leadership in this country that we have now. And they should also prepare themselves to work towards moving this country from strength to strength. Honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would therefore like to reassure you of the continued support of the UN Rwanda to supporting the government in addressing all the issues and concerns of the youth. Kuwa 21 Ukuboza 2015 ubwo inama y'igihugu y'umushyikirano yatangiraga, ni umunsi wari utegerejwe cyane. Urubyiruko rwari rwabukereye rwambaye impuzankano kuri morale nyinshi mu ndirimbo zigaragaza iterambere ry'u Rwanda. Bitewe n'aho iterambere rigeze mu Rwanda, cyane cyane mu ikoranabuhanga, uru rubyiruko kimwe n'abandi baturage hirya no hino mu gihugu bari biteguye gukurikirana inama y'igihugu y'umushyikirano ya 13 no gutanga ibitekerezo nk'abahibereye hifashishijwe ikoranabuhanga, ibi bita video conference. Urubyiruko rwuzuye Petit Stade rwari rukurikiye Perezida Kagame ayobora iyi nama rutuje, aho bibaye ngombwa rugakoma amashyi rwishimira ibyagezweho. Perezida Kagame yashimye by'umwihariko urubyiruko ku buryo rwitwaye mu matora referendum, dore ko umubare munini w'abatoye ari urubyiruko. Hari impamvu zikomeye zatumye ibyo tuvuga n'ibyo dutekereza bigana muri iki cyerekezo. Iya mbere ni uko umubare munini watoye kwemeza itegeko nshinga yavuguruwe ari urubyiruko. Nabo mu kigero cy'abantu batigeze bagira impamvu yo gutinya umupolisi cyangwa ngo batange ruswa bayiha umukozi wa leta kugira ngo babone uburenganzira bwo kubaho. Ntibyatinze urubyiruko narwo ruhabwa umwanya, rutanga ibitekerezo bitandukanye ku iterambere ry'igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Urubyiruko rw'u Rwanda,
twahisemo kwimakaza umuco w'ubwitange, ariho rero mu rubyiruko twubakiye abatishoboye amazu yo kubamo, tunasana ayangiritse, twabubakiye uturima tw'igikoni, ndetse twanabaremeye inka, tubaha inka imfubyi ndetse n'abapfakazi. Experience dufite y'aho twagiye twiga, hari mu ma universite yose, university zaho zose ziba zifite incubation centers ibasha gufasha abanyeshuri ibyo bitekerezo byabo kubishyira mu bikorwa. Tukaba tuboneyeho kubasaba ko no mu Rwanda uhereye kuri za high school ukajya kuri IPRS cyangwa universities zose zajyamo incubation centers. Izo incubation centers imishinga yose ikajya inonosorerwamo, hanyuma ikajya igiti kijya ku murimo w'isoko, bityo ya viziyo mwaduhaye ya 2050 ikihuta kandi n'urubyiruko rukagira uruhare mu buryo bugaragara. Ingeri zose z'urubyiruko zagaragaje ko zishimiye byinshi bimaze kugerwaho, aho n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batangaga ibitekerezo mu nama iyobowe n'umukuru w'igihugu hakoreshejwe ururimi rw'amarenga. Uyu ni Sibomana Aimable wanegukanye igihembo cya mbere nk'uwahize abandi mu mishinga y'iterambere. Urubyiruko natwe urubyiruko rufite turabashimira agaciro mwaduhaye n'ikimenyimenyi. Ejo nabonye igihembo cya ba rwiyemezamirimo mu Rwanda hose. Kongera kutuyobora ni inkingi y'ibikorwa byacu. Iminsi ibiri y'inama y'umushyikirano yabaye igihe cyiza cyanejeje urubyiruko. Benshi muri bo hari byinshi bungutse. Youth Connect y'uno mwaka insigiye ko kure hashoboka nshaka kuba nagera no kugira icyerekezo. Icyo cyerekezo nkakigira mu kwihangana ndetse no kukwiyakira ukonde. Nko ku bana b'abakobwa muri ino minsi hazwi yuko turi kugurishwa cyane. Akenshi kugira ngo wemere ko bajye kugurisha nuko hari ibyo uba wifuza kuba wagira. Benshi babashukisha amafaranga, ni iki ngomba kubanza nkiyakira muri njyewe, nkumva ko duke mfite tugomba kumaza. Ikindi ni ukumva ko aho ndi n'icyo ngomba kugira ni njyewe ubwanjye ugomba kwiditaminingira umurongo ngenderwaho, kandi nkumva ko icyerekezo ni njyewe ugomba kucyishyiriraho. Yego n'inama zirakenerwa, ariko ni njyewe wa mbere ngomba kubanza nkareba ibyo nkeneye n'aho nshaka kugera, kugira ngo ejo hanjye nmenye ngo ndahatangira kuhategura gute, cyane ko bihera muri no myaka mito. Urubyiruko kandi rushima intambwe imaze guterwa mu miyoborere y'igihugu. Gushima ni umuco nyarwanda, twaranyuzwe, ibyo bakora ni byiza, ibyo badukoreye batekereje kure pe. Niyo mpamvu twifuza ko ahubwo kino gikorwa ntigisibangane, ahubwo buri mwaka bakomeze bagishyiremo imbaraga. Kumva neza aho igihugu cyabo kigana bituma urubyiruko runatanga ibitekerezo ku byo rwifuza ko byashyirwamo imbaraga mu iterambere ry'igihugu, kandi narwo rubigizemo uruhare. Inama ya Youth Connect yagombye kuzajya iba inshuro irenze imwe, kubera yuko usanga ibyo twigiyeho hakabayeho ikindi gihe twicana none tugakora evaluation tukavuga ngo uno mwaka ibyo twiyemeje gukora ntabwo twabikoze. Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana yavuze ko imyaka ine ishize hategurwa igikorwa cy'inkera y'urubyiruko hari byinshi yasigiye urubyiruko. Ahamya ko ari umwanya mwiza urubyiruko rwahawe ngo rugaragaze ibyo rushoboye rushyigikirwe. Ibi ngo byatanze umusaruro ushimishije. It is very important. The experience we've had over the last 4 years has been that most of the ideas of the youth have translated into resolutions that went on to shape the national development agenda. We have identified awarded some of the best innovators among young people. Those who previously were completely unknown in their sectors in rural areas have come to become international role models. We can share the names all the way from Musanze to Nyamagabe. Those young people who are today going around the globe sharing their best practices have been identified from here. This is an opportunity to bring synergies among all the actions of all our stakeholders
and it's an opportunity also for the youth to showcase what they've been done, the result of the opportunities that the young people of this country have in a historic way, the opportunities that no other generation has ever had access to. Iyi nkera y'imihigo yabaga ku nshuro yayo ya kane mu mwaka w'2015 yasigiye byinshi byiza urubyiruko nk'uko rwabyivugiye. Igikorwa nk'iki ngo kigaragaza agaciro leta iha urubyiruko kuko ari rwo mizero n'imbaraga z'ejo hazaza h'u Rwanda. Mu myaka inishize iyi nkera y'imihigo imaze kwitabirwa n'abasaga 12,000. Muri bo abagera ku 120 bahembwe kubera ubuhanga mu mishinga yabo irimo ibishya kandi itanga imirimo ku rundi rubyiruko. Iyi nkera y'imihigo itegurwa na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ifatanyije n'Inama y'Igihugu y'Urubyiruko ku nkunga y'Umuryango w'Abibumbye.